Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Iyi si turimo ni isi duhuriramo n'ibintu byinshi ndetse tukumviramo byinshi. Wigeze uhanurirwa niba bitarakubayeho nibura hari aho wabyumvise ndetse ukabihamirizwa ko bibaho kandi bishoboka. Hari inkuru nyinshi twasomewe mu bitabo cyangwa tukazisoma zivuga ku buhanuzi bwabayeho. Ubuhanuzi ni ubutumwa bwahumetswe n'Imana. Yandi magambo akaba ari iyerekwa ryaturutse ku Mana. Bibiliya ivuga ko abahanuzi bavugaga ibyavaga ku Mana kuko babaga bayobowe n'umwuka wera. Ubwo rero umuhanuzi ni umuntu wakira ubutumwa buturuka ku Mana akabugeza ku bandi. Ibyo ni byanditswe muri Bibiliya. Uyu munsi ushobora kuba utizerwa kubera ko wabigizemo uruhare mu gutuma kumvikana kwawe bigorana ku bandi. Nta kintu na kimwe gihamya ko cyangwa icyerekana ko wakwizerwa kuko ariko wahoze wigaragaza muri rubanda. Ibi ni ibintu bikunze kugonga abatari bakeya kugira ngo bareme icyizere mu bandi, bigahora bibababaza, bikababaza wowe wahoze wigaragaza uko ufatwa kuri uyu munsi, ukaba utabasha kubihindura bitewe n'uko hari uko wiyeretse rubanda cyangwa wiyeretse abandi. Kugeza kuri uyu munsi ukaba ufatwa nk'uwahoze uri we bitewe n'uko abantu bamaze kwishyiramo kutahinduka, bitewe n'uko wabiyerekaga mu gihe cyashize. Ibyo nibyo bita ko abantu batakwemera, batakwizera ariko bitewe n'uko wahoze ubiyereka. Ndabaha ikaze mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi. Jewe nitwa Olivier Nkurunziza. Ellen Gorham yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwaga Gorham, hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1827. Gusa benshi bamumenye nka Ellen G. White. Izina ryaturutse ku kuba yarashakanye n'uwitwa James Springer White. Ibingibi nibyo byatumye amenyekana afata izina rya White ku mazina y'umugabo we, naryo riza kujya ku mazina ye. Uyu ni umwanditsi wamenywe na benshi biganjemo abadivantiste mu munsi wa karindwi cyangwa bagiye bemera inyandiko ze n'ibyo yavugaga. Abamwemera bamufata nk'umuhanuzi wabayeho, agahishura ibyari byarahishwe n'idini bisi ry'ikinyoma, niko babyizera. Ellen yavukiye aho ngaho muri Amerika, avukana n'impanga ye yitwa Elizabeth Banks. Bakaba barabyawe n'uwitwa Robert ndetse na Eunice Hammond. Ise w'uyu Ellen yari umuhinzi akanakora ibijyanye n'ubukorikori, by'umwihariko yakoraga ingofero. Ellen yamenyanye n'uwitwa James Springer White, ari nawe bashakanye mu mwaka w'1845. Cyatumye James akunda Ellen ngo yamukundiye ko yari umuntu wiyeguriye Yesu, kandi akabona yari umuntu uvugana n'Imana by'ukuri kandi ari umuntu wo kwizerwa. Uyu mugore afatwa mu mateka y'iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye. Niwe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'abadivantiste mu munsi wa karindwi kuko niwe wadukanye inyigisho za kidivantiste zamamaza isabato, afatanije n'umugabo we ariwe witwa James White ndetse n'uwitwa Joseph Bates. Uyu nguyu tugiye kugarukaho muri iki kiganiro Cafe Energy ntabwo ari uko abantu bose bo mu isi bamwizera cyangwa twese tumwizera. Hari inyigisho, hari ibyo yatangaje bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bitewe n'inyandiko ze zitandukanye. Ntabwo ariko benshi bemeye ibyo yanditse mu bitabo byagaragaye ko yagize uruhare runini kugira ngo byandikwe. Ariko hari inyigisho nyinshi yatanze bijyanye n'imyemerere ndetse n'ubuhanuzi bwe byafasha buri wese. Hari n'amagambo yagarutse ashobora kudufasha twese.
uyu nguyu yashyizwe no ku rutonde rw'abantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose by'Amerika. Yarushyizweho na Smithsonian Magazine bitewe n'uburyo yamamaye mu kwigisha inyigisho za kidivanisti. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa agera kuri 200 yerekeye ibizaba mu isi. Aya mayerekwa yemejwe n'abadivantiste ba mbere kandi n'ubu ngubu yemerwa n'abadivantiste ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'umwami Yesu Kristo, nk'uko abakristo babyizera kandi bakabyemera. Gusa inyigisho z'uyu Ellen G. White zagiye zitera impaka mu bihe byinshi kuko yandikanaga umwuka wo kunenga no gutunga urutoki by'umwihariko Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo zose. Ibyo byatumye benshi banenga izo nyandiko kuko yasaga n'ubibasira cyane aho kugira ngo atange inyigisho zafasha rubanda atagize uwo yibasira. Urusobe rw'izo nyandiko rwiswe Great Controversy Theme cyangwa insanganyamatsiko y'ivuguruza ikomeye. Byose byagarukaga ku bugorozi bwagororaga ibyo yerekanaga byagoretswe, by'umwihariko agashinja Kiliziya Gatolika. We niko yabivugaga, ni nako yabyizeraga. Abenshi nicyo bagiye banenga ku nyandiko ze zitandukanye. Muri urwo rusobe rw'inyandiko harimo kimwe mu bitabo bye byamenyekanye cyane ku isi, ni igitabo cy'intambara ikomeye, igitabo yise The Great Controversy. Iri jambo intambara rikaba rishaka kwerekana intambara, ukutumvikana, ukuvuguruzanya biri hagati ya Kristo na Satani, kandi iyo ntambara irwanirwa ku bayoboke bose batandukanye. Hari abayobotse Yesu Kristo ndetse n'abayobotse Satani cyangwa Sekibi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi iyo nyandiko barayizi cyangwa icyo gitabo barakizi kuko bakunda kugisoma inshuro nyinshi, gikuyemo inyandiko zitandukanye z'uyu Ellen G. White. Ubwo yari afite imyaka mike mu bwangavu bwe, yari afite imyaka 9 y'amavuko, yigeze kujya ku ishuri. Ubwo yari ari mu nzira avuga ko hari ikintu gikomeye cyane atigeze yibagirwa mu buzima bwe, cyamubabaje kurusha ibindi byose. Icyo kintu gikomeye ngo nuko yakubiswe ibuye mu gahanga ubwo yari arimo kujya ku ishuri. Ni ibuye batatangaje uwari muteye cyangwa nawe atazi uwari muteye muri icyo gihe ubwo yari umwana muto w'imyaka 9. Niwe ryamukomerekeje mu buryo bukomeye ku buryo yarinze asaza akivuga ko ari cyo gihe yagize ububabare mu gihe cyose yamaze kuri iyi si. Gusa nubwo iryo buye ryamubaje cyane, nyuma ngo yaje gusanga ari ryo ryabaye intandaro yo kuba yariyeguriye Yesu akamuhanga amaso, bitewe n'ibihe bikomeye yanyuzemo bitewe n'iyo mpanuka cyangwa n'ibyo bintu byamukoreweho. Impamvu G. White yemeje ko igikomere yatewe no gukubitwa iryo buye aricyo cyamuyoboye kuri Yesu, nuko akimara kurikubitwa iryo buye nta kindi yaragishoboye gukora kuko yararwaye cyane agera kure, bituma yumva nta wundi wamukiza ubwo bubabare uretse Yesu Kristo. Niko yatangiye kwizera muri icyo gihe, atangira kugenda ashakisha imyemerere y'abantu batandukanye ndetse n'ubuyobe bw'abantu bagiye bagira, by'umwihariko ku kwizera Yesu Kristo akiri umwana muto cyane. Mu myaka ye 12 yari akirembye cyane, yari agifite ibisigisigi by'iyo twakwita nka accident yabayeho afite imyaka 9. Ababyeyi be ngo bamujyanaga mu materaniro y'aba metodiste, yagombaga kugenda mu gihe gitandukanye. Icyo gihe ageze muri ayo materaniro nibwo yabonekewe n'Imana, iramuganiriza mwiyerekwa maze imusezeranya kuzamuha amahoro no kumukiza ibyo ngibyo yahuye nabyo. Mu nkuru y'ubuzima n'amateka ye niko bigaragara ko ku myaka ye 12 aribwo ngo yabonekewe bwa mbere n'Imana. Nyuma yaho nibwo yaje kujya mu materaniro yabwirijwemo n'umugorozi witwaga William Miller.
muri aya materaniro ngo yumvise mu mutima w'ijwi rimubwira ko ari umunyabyaha kandi ko natihana azapfana ibyaha akabura ubugingo buhoraho. Kuva icyo gihe ngo yamaze amezi menshi yarabuze amahwemo mu mutima we kubera ijwi rimusaba gukorera Imana akava mu bibi ndetse n'ibyaha byose yari asanzwe akora. Ku myaka ya 15 y'amavuko hari mu mwaka w'1842 nibwo yiyeguriye Yesu, arabatizwa mu mazi menshi. Yabatijwe na John Habard maze asigara ategereje ko Yesu aza akamujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro yo mu mutima atari yarigeze abona kuva mu bwangavu bwe akiri muto cyane. Avuga ko kubera icyo gihe akibatizwa mu mazi menshi yabonye byinshi bitandukanye, yabonye impinduka zikomeye mu buzima bwe. Hari impinduka yahise yumva nawe zimubayeho, bisa nkaho yari ahumutse, hari byinshi atangiye kubona yari asanzwe abona bitewe n'ibyaha yari asanzwe akora. Avuga ko ngo yakurikije inyigisho z'uwitwa William Miller, bigatuma umuryango we wose uva mu itorero ry'abametodiste bayoboka inyigisho za William Miller wari waratangije ibihe by'ivugurura n'ubugorozi muri icyo gihe. Uyu G. White yakunze kwandika inyandiko nyinshi zitanga inama z'ukuntu itorero rikwiriye kwitwara mu bihe by'imperuka cyangwa ibihe bya nyuma. Mu nyigisho ze yerekana ko abantu bakizwa n'ubuntu kubwo kwizera gusa, akagaragaza ko abantu ari bo kibuga cy'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo ndetse na Satani. Yavugaga ko kandi kwizera nyakuri kugomba gushingira ku mucyo mushya Imana yerekanye. Ibyari byiganje mu nyigisho ze yatangaga mu bihe bitandukanye. Irindi yerekwa yagize ngo yarigize mu mwaka w'1858 ubwo ngo ryamusabye kwandika igitabo cy'intambara ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru y'iyo ntambara yari yo kwegukana umuntu. Ni intambara yari hagati ya Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani kugira ngo begukane umuntu hagati yabo. Mu bindi bitabo bya Ellen G. White byifashishwa mu iyobokamana rya Kidivanisti harimo icyitwa Kugana Yesu. Ni igitabo cyahinduwe mu ndimi nyinshi zirenga 140 zo hirya no hino ku isi. N'icyitwa Uwifuzwa ibihe byose, nacyo kiri mu byasohowe inshuro nyinshi ku isi. Nyuma yuko bavuye mu idini ry'abametodiste, bakayoboka uwitwa William Miller, ni naho yagiye ngo akomeza kubonekerwa ndetse no kubona byinshi bitandukanye byamuhaye cyangwa byabaye imbarutso yo kugenda yandika ibitabo bitandukanye. Yahamyaga ko bizafasha abantu benshi mu gihe azaba atakiriho kumenya ukuri kuriho, kumenya inyigisho za nyazo bagomba gukurikiza, kumenya ukuri bahishwe n'andi madini yababanjirije nk'uko yabivugaga. Uyu Ellen G. White ndetse n'umugabo witwaga James Spring White babyaye abana 4 b'abahungu, ariko 2 nibo babashije gukura kuko umwe muri bo yitabye Imana afite amezi 3, undi aza kwitaba Imana afite imyaka 16 y'amavuko. Nyuma y'ibuye yatewe ku myaka 9 y'amavuko, avuga ko ibyo bihe ari bindi bihe byamubabaje cyane byo kubura urubyaro rwe, by'umwihariko kubura abahungu be 2. Uyu mudamu yagiriye abantu inama yo gutungwa n'ibirirwa by'umwimerere, bagakunda imboga n'imbuto, bagakunda amazi kandi bakirinda itabi, nubwo icyo gihe abaganga bataribuzanyaga gukoreshwa kuko icyo gihe ngo bavugaga ko rimwe na rimwe riba rikenewe mu mubiri. Yanditse ibitabo byuzuyemo inama ku buzima n'imirire, ibitabo bitandukanye yagiye yandika mu myaka itandukanye.
ibyo bitabo byanditse guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani mirongo icyenda na karindwi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana icyenda na gatanu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu ni umudamu ufatwa nka nyirakuruza w'abadivaniste wabayeho mu myaka yashize ndetse n'ibwirizwa mu by'ubugorozi, aho yafatanije cyane n'uwari usanzwe yigisha ibijyanye n'ivugurura mu by'ubugorozi witwaga William Miller. Byari bishingiye mu buhanuzi bw'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Gusa ntabwo yakomezanyije nawe kuko ari byo byatumye nyuma yaho uyu Ellen G. White yihana agatangiza itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, avuga ko hari amahame ndetse n'inyigisho abona akwiriye gushyiraho zitandukanye n'iby'abandi bizeraga mu gihe cyashize. Gusa nanone yaje guhura n'ikindi kibazo gikomeye. Umugabo we aza kwitaba Imana, yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani mirongo inani na rimwe. Gusa Ellen White yakomeje imirimo y'iyobokamana, akomeza kugenda abwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana kugeza ubwo yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na cumi na gatanu. Yari yarasabye ko igihe azaba yaramaze kwitaba Imana bagombye kuzamuha icyubahiro bakamushyingura impande iruhande rw'umugabo we nanone wari waritabye Imana mbere ye muri leta ya Michigan. Aba bombi bashyinguwe ndetse naho bari batuye. Bafatwa nk'ahantu abadivantisiti bakorera ubukerarugendo bw'iyobokamana, bakamenya byinshi ku bakurambere babo cyangwa ku nkomoko y'idini ryabo n'abazanye amahame ndetse n'imyemerere yabo bafite kuri uyu munsi. Mu nyigisho ze hakunze kugaragaramo ko buryo umuntu ashobora kunyura mu bikomeye ariko kudashishoza bikazatuma ahura n'ibikomeye kurushaho, bikagorana cyane kubyakira kuko nta byiringiro afite muri we, nta kwizera ndetse nta n'icyizere yigeze arema mu bandi bantu runaka. Uyu munsi ni byiza ko nibura wagombye kuba ufite umuntu uzika kwizera kandi nawe akakubonamo icyizere umuremamo, agahora kwibonamo nk'indorerwamo kubera ko akwizera cyane, kubera ko yakubonyemo ukwizera muri wowe bitewe n'ibikorwa bitandukanye wagiye umugaragariza. Hari amagambo atandukanye yagiye avugwa na Ellen G. White. Yavuze ko kwiga ndetse no gukora ari ibintu bigomba guhoraho mu gihe cyose. Umuntu agomba guhora yiga kandi akora. Study and work will keep in active exercise both the physical and mental. Those two rightly conducted will not war against each other. Iga ukore, wige ukore bizagufasha kubaho buri gihe umeze neza mu mpande zose z'umubiri. Ibyo bintu bibiri ntabwo bishobora gutuma hari intambara ziba hagati y'abantu runaka. Iri ni isomo rikomeye cyane kuri wowe watereranye kwiga uko wabana na bagenzi bawe bakakwibonamo mu mpande zose kurusha kubiyereka nk'akanyamaswa gahora kihinduranya. Hari ukuntu abantu ubiyereka bigatuma nabo bagufata uko wabiyeretse, ukabiyereka ko aho ugeze uba uri kumwe nabo kandi nyamara atari kumeze. Aho ugeze ukigaragaza uko utari, ukagerageza kwigaragaza nk'aho wakunze ibikorwa by'abantu runaka kandi utabikunze, ukerekana ko umuntu umukunze kandi utamukunze. Ibyo ngibyo biba bivuze ko nta hantu hazima waba uhagaze cyangwa nta hantu ubarizwa. Ugasanga uri umuntu udafite adresse. Kugira adresse ntabwo ari ukuba ufite ahantu utuye, ahubwo ari ukuntu abantu baba bakuze bakavuga bati uriya muntu arangwa n'ibi ngibi, uriya muntu ateye gutyo, uriya muntu ameze gutya. Ahubwo ugasanga wowe washatse kwigira umuntu ukundwa na bose cyangwa umuntu wiyerekana ahantu hose nk'umuntu mwiza kugira ngo ariko abantu bazagufata. Aho ugeze hose ukagerageza kwigira uwo utari wo kugira ngo abantu bakwibonemo kandi atari ko kuri kwawe muri rusange. Hari benshi batagiye bemera inyandiko z'uyu mudamu Ellen G. White, ariko nibura hari benshi bemeye ko hari ibyo yanditse, hari ibyo yagaragaje
bishobora gutuma abantu bahinduka bakamenya kwitwara neza nyakuri, bakamenya kurema icyizere mu bandi aho gutuma abantu babatakariza icyizere burundu, n'igihe bazaba barigaruye bashaka kugaragaza ko bagomba kwizerwa ntibibe bigishobotse. Ikindi kandi umuntu utigaragaza uko ari ahari hose, uwo muntu akomeza gufatwa mu bantu mu buryo butandukanye kandi bidakwiriye, aho kugira ngo akomeze gufatwa mu mujyo umwe, akomeze kumenyekana mu ruhande rumwe ahagazemo bitewe n'uko ariko yiyerekanye mu buzima bwe bwa buri munsi. Cafe Energy ni ikiganiro ukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru saa 12:30 kugera saa 1 za mu gitondo kuri Energy Radio kuri 88.8 FM 90.3 107.3. Iyo iki kiganiro cyagucitse ubasha kongera kugikurikira kuri YouTube channel yitwa Energy FM TV. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingarukamunsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera saa 12:30 kugeza saa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radiyo y'icyitegererezo.